Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Emma Claudine aka Shangazi. Buryohe yicare yige. Murigishanya. Aha, kibazo cya mbere. Baza Shangazi. Tubaza Shangazi? Ntuze turamubaza ngo ikirono. Hari abantu bafite ibibazo byo kubaza Shangazi? Emma, turakwakiriye muri Meet Me Tonight. Murakoze cyane. Nk'umwe mu bagore b'ikitegererezo dufite muri iki gihugu, nuwe butumwa wagiye wahereza abagore n'abakobwa muri rusange? Ni ubutumwa bugufi. Umugore no w'agaciro. Ntazagira umuntu n'umwe ukubwira ko nta gaciro ufite. True. Insanganyamatsiko ya Meet Me Tonight ni use what you have to get what you want. Ukoresha ibyo dufite kugira ngo tugere ku byo dushaka. Ni iyihe nama watugira ugendeye kuri iyo nsanganyamatsiko? Urumva nyine ugomba gukoresha ibyo ufite. Nyine iby'Imana yaguhaye. Ibintu rero ibintu Imana yaguhaye biba birimo iyo talenti. Hari abantu batazifite bafite izindi hano. Imbaraga zo gukora cyane. Mbese ugomba kubyishaka mukabikoresha. Nuvuga ngo nugukoresha ibyo dufite cyane. Hari abantu batazakora hano. Emma, ni gute uri umuntu wagiriwe icyizere n'igihugu na leta muri rusange, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, ariko wakomeje gukora ibiganiro byabaza Shangazi? Baguhemba make? Oya, ntago nkora bira biganiro kugira ngo mbikuremo amafaranga, nubwo nayo nyabona. Ariko ubundi nabitangiye kera ndi umunyamakuru, kubivamo biranga. Abafana bakambwira bati kuki tutakikubona. Ngize amahirwe social media ziraza mpita nzijyamo, nzigiyemo rero ndakomeza. Ariko ku rundi ruhande bijyana n'inshingano leta yampaye. Leta yampaye inshingano zo gukora itumanaho no gukora uburezi rusange mu mujyi wa Kigali, kandi mba ndi kwigisha ubuzima bw'imyororokere. Nabihaye amashyi ko mubireba mwihishe. Hari abavuga ko ibiganiro byabaza Shangazi byongereye ubusambanyi. Kubera ko abajene bamenye ko biryoha. Urabivuga iki? Melissa uraho? Uriya niwe wabyumvishe cyane. Melissa uramubona? Uramwemera? Mu buhe buryo? Yewe mwemera nk'umukiriya? Mu minsi ishize tuganira yambwiraga ko azi kubikora. Arabishushanya ariko. Urumva ubishatse? Urumva ubishatse? Wapi pe? Icyo nashaka kukubwira no kuvuga ngo kugira ngo umuntu abishaka niyo waba ubishatse. Ubu Melissa akubwiye ati ndabyemeye ngaho tubikore. Ushobora guhita ureba hejuru ukareba ahantu bihera ukahabura. Rero ukamuzenguruka ukamubura. Cyane. Gukora imibonano ntago ari ikintu cyoroshye, ntago ari ikintu kiza gutyo gusa, ntago ari ibintu ushobora kumva ngo byavuzwe mu kiganiro ngo hanyuma ujye kubigerageza, kuko kugira ngo ubone uwo ubikorana nawe byakubiza icyuye. Ahubwo twebwe dutanga ubumenyi bugatuma ugira amahitamo yawe, kubera ko wahisemo uzi neza icyo uhitamo, icyo azakubyarira yakubyarira ibisusu ukabyirengera. Ubumenyi burakiza. Aha. Ariko urugero rwa Melissa ntago rwumvikana. Ntago warwemeye? Narwemeye. Mu muryango nyarwanda umubare watandukana uri muri iyongera. Abantu barimo baratandukana cyane. Ese uri kubona biri guterwa n'iki? Niye nama wagira abantu batarashaka? Abantu batarashaka hari igihe bagira ubwoba kubera ibintu bumva abantu bavuga.
ariko buryohe ya mbere umugabo, gushaka biraryoha. Gushaka biraryoha, ni ibintu byiza, ahubwo igikomeye ni ukubyitegura. Kubyitegura, umuntu agatangira kubyitegura kare, atari bya bindi abantu abajene b'iki gihe babyihererana, ukazajya kureba ababyeyi uri kubabwira ngo invitation zasohotse, ahubwo ukabereka umukobwa kare, ukabasura, bakabagira inama, mukazemera, ubundi ibindi byose biba bizagenda bigenda neza. Amashyi menshi cyane kuri Emma Claudine. Reka tuve kwa shangazi twigire mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali mufite gahunda y'igiti cyanjye. Murashaka kudutuza mu ishyamba? Ubundi mu ishyamba ni heza, hari abantu bakunda pariki. Kimwe rero mu byo umujyi wa Kigali wifuza nuko umujyi wa Kigali umuntu yajya ubona nk'umujyi uri mu ishyamba, uri nko mu ndege hejuru ukawureba ukabona n'umujyi uri mu ishyamba, kubera ko ishyamba riduha, cyangwa se ibiti muri rusange biduha umwuka mwiza duhumeka, ariko ngo bifite n'akandi kamaro kenshi ntashobora kujyamo. Niyo mpamvu rero twifuza ko buri muntu atera igiti kandi tukabungabunga n'ibiti twateye, kugira ngo nyine bikomeze bikure bimere neza, ibyo byiza bitugereho. Ariko hari ikibazo njya nibaza, parike zishyura umuntu ngo arinde intare? Buriya hari umuntu wakwiba intare? Wasanga hari ababigerageje. Umuntu wakwiba intare buzabwihorere. Ubona uruhare rw'imyidagaduro mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu muri rusange ari uruhe? Ubona ruhagije? Rurakomeye, ni urw'ingenzi, ariko twifuza ko rwiyongera kurushaho. Gen Z tukayitabira, n'ibindi byinshi bikaza hafi buri munsi, ku buryo abadusura nibaza babona aho bajya nabo bakidagadura bakanezerwa. Abantu nk'amwe rero mubifitemo uruhare rukomeye cyane, niyo mpamvu tubashyigikiye. Twifuza ko rwose mukomeza gukora byinshi birenzeho, ku buryo nyine dukora cyane ariko tukabona naho kuruhukira, tukanarushaho no kubaho tunezerewe. Amashyi menshi cyane ku bantu bategura ibitaramo nubwo bitaba byoroshye. Ndashaka ko aba bantu tubatumira muri Car Free Day, muri gahunda y'umujyi wacu yo kugabanya ibinure. Ariko buriya Melissa yakora zingahe? Car Free Day. Yego, kugenda yicara biremewe, no kuza akicara akareba abandi nabyo biremewe, ariko haba hari na siporo ziryoshye zitandukanye nyinshi, ku buryo buri muntu wese yibonamo. Ku cyumweru rero Car Free Day bwo ntisanzwe, twifuza rero ko abantu bazaza ari benshi. Buriya tuba dufite site mu turere dutandukanye, ariko ku mujyi wa Kigali tuzahurira kuri Kigali Heights, niho tuzaba turi. Tuzahurira hehe? Muzaze dukore siporo. Hari umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza shangazi? Bakumpere mikrofone. Uriya musore ucuruza amashu, ni ikibazo kimwe cyonyine. Uriya mutipa acuruza dodo nizo zimukijije. Murakoze. Nitwa Kibera Constante. Nashaka kubaza ikibazo cyane cyane ku mujyi wa Kigali. Mwavuze ko gahunda ihari ari gahunda yo kugira ngo igiti cyanjye, ariko nagira ngo umujyi wa Kigali tubere urugero. Turabona indabyo nyinshi. Ngewe ndi muri segiteri y'ubucuruzi n'ubuhinzi bw'imbuto n'imboga. Twahingaga ibishanga byo muri Kigali, mu minsi ishize twarabyambuwe kubw'impamvu yumvikana, kuko tugomba no guprotectinga environment. Ariko nagira mbaza umujyi wa Kigali ndetse nk'umuvugizi wayo dutwarira ubutumwa, kuko njya mpura n'abahinzi benshi n'abaturage benshi, ko bamwe n'abakiriya banjye. Mu biti mutera byashoboka ko mwavangamo imbuto, amafaranga dukoresha y'imisoro yacu twuhira biriya biti, yuhira ibiti twavanamo n'ibyo kurya. Uriya mukindo ni mwiza, uraduha oxygene. Akuse ntago avoka yatanga oxygene, umwembe ugatanga oxygene, ipapayi igatanga oxygene, ndetse n'imizabibu. Imyembe ntago wayitera Nyamirambo? Oya, yahaba, kuko igahanga ndayifite. Nateye igahanga, kandi ubutaka bw'igahanga n'ikire cy'igahanga ni kimwe cy'Inyamirambo. Abantu b'igahanga ariko ntago ari ab'Inyamirambo? Oya, ntago ari bamwe. Niyo mpamvu nyine itakwira. Merci, tugabanye mu burage gatoya gato. Hano naje ndi seriye, kuko ibi bintu ngiye maze iminsi naje no ku mujyi wa Kigali rimwe na gusaba igishanga. Ndababwira mukore gahunda zanyu, ngiye mu nabo twadufatanyije tukorane ibintu by'ubuhinzi.
muduhe ibiti duteramo ku mafaranga yacu tubiteremo tutazaza no kubisarura. Ariko tunavuye ngo niba ari gahunda yo mu leta ifite gahunda yo kugaburira abana bo mu miryango itishoboye kugira ngo barwanye imirire mibi. Tuvuge ngo muri pariki ya Nyandungu cyangwa se igishanga twafashe kiva kuri Inirak kijya Nyabugogo duteremo ibiti, havemo izo avoka, havemo iyo myembe, havemo amapapayi, havemo iki byose tubishyire babana biga ku bigo by'amashuri, babana batishoboye ababyeyi batabyafodinga. Nashaka kubaza yego ubwo butaka wari waje gusaba byagenze gute? Bambwiye yuko bitakunda ko hari gahunda ya Rema ihari yo kubitunganya ibyo bishanga. Ndababwira ngiye nashakaga kugira ngo turebe niba nta buryo mwaha nandi bashora mari wenda bashobora no kwandusha imbaraga muri bya kwa gutera ishyamba. Njye Nyandungu muri parike tukishyura kwinjira, tugatwara amagare, tukicara tukaganira n'abashuti n'abavandimwe n'imiryango, ukabona biraryoshye. Ariko bakavuga ngo n'ubu nicaye munsi ya cya giti hakaba havamo n'iryo pera nkaba narijya cyangwa nararyishyura cyatwara isarura tukarigurisha ku isoko rusange, kuko dufite n'ubungu na demande ku isoko mpuzamahanga yo ku exporting imbuto zo mu Rwanda barazizera cyane. Nta kuntu twafata buriya butaka tukabuvanamo environnement nziza, umwuka mwiza, ariko bikavamo n'icyatunga abanyarwanda mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bihaze mu biribwa, kuko nacyo kindi kibazo dufite. Ubutaka ni butoya, abaturage ni benshi. Ibishanga dufite twakezaga nk'ubu ngubu urabona izuba ryabaye ryinshi, byatangiye kubikoramo amapariki, ariko muri pariki yakeramo n'ibindi biti biribwa, kandi n'ubundi izo pariki zirabungabungwa zikabungabungwa kugira tubone oxygene, tunazitemberemo ziduhe environnement nziza. Ariko noneho byashoboka ko twabikora ibyo bintu byose binaduhana amafaranga n'ubuzima kandi tukabaho neza cyane. Murakoze. Namusubiza wenda nkoresheje amasegonda make. Icyo gitekerezo tumaze iminsi abantu bakiduha, turimo turagitekerezaho, nubwo abandi nabo b'inzobere mu bijyanye n'ibiti hari igihe batubwira nyine ngo hajya ibi biti ngo n'ibi ngibi, kandi ugasanga ngo burya ibiti byose ntabwo bifite umumaro umwe, bigenda biterwa n'ibiti uko bimeze, uburyo gikura kikaba inganzamarumbu cyangwa ntikibe inganzamarumbu, imyaka gishobora kumara n'ibindi. Ariko uwo mukoro wo gutera ibiti byera imbuto nawo turawufite. Hari naho twateye za avoka ngira ngo zizatangira kwera mu gihe kiri imbere. Icyo kijyanye n'ubutaka ngira ngo ahari ubwo nanjye naza gufata nimero yanyu nkazagikurikirana nkareba ukuntu byagenze bitewe n'icyo mwifuzaga, kuko ni ibintu bishoboka. Hari ibishanga turimo gutunganya kugira ngo bimere nka Ecopark Nyandungu, kuko abantu bakomeze batembere, ariko tugira n'ibindi byagenewe ubuhinzi. Kandi ubuhinzi ngira ngo mujya mubona birimo umuceri, birimo ibisheke n'ibindi. Ahajya rero imbuto naho ntabwo habura, ni ikibazo cyo kubyigaho gusa. Amashyi menshi cyane kuri Emma Claudine, tugushimire. Dutegereje izo voka. Murakoze cyane. Abakiriya bongera inyanduka, abakiriya bongera inyamuzinzi.